reka dutangirira aha ubwo igihe kitandukanyaga n'icyerekezo, aha icyizere cyo kubaho cyasenyutse, aha igihugu cyashakaga ijwi rishya ryumvikanisha ubutumwa bukongera kubaho. Imyaka 31 irashize twibohoye, ariko hari indi mpinduramatwara irimo kubaho bucece, nta ntwaro nta ntambara, kandi iri kwinjira hose mu mirima y'abahinzi, mu mashuri, mu biro bya leta no mu mifuka y'abacuruzi bato. Ni revolution y'inyuguti na kode y'imirasire y'izuba n'udushya, ni revolution y'ubumenyi bushingiye ku ikoranabuhanga. Iyi ni revolution ya kabiri iyo twise ikoranabuhanga mu rugendo rwo kwibohora. Ndarota ahantu nzajya mbona nk'umuturage wo mu cyaro cyo hasi yeza yamara kweza umusaruro wiwe akagenda muri quartier ku mu agent akamubwira ati nshyira umusaruro wanjye ku isoko, adategereje kuzikorera igitebo ngo akijyane ku isoko. Duhora dushaka uko twanoze imikorere ya serivisi z'imari ziturutse ku ikoranabuhanga fintech, kandi muzi ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga mu rwego rw'imari. Kwibohora ku nshuro 31 ntabwo ari amateka y'uko amahoro n'umutekano byagarutse mu gihugu gusa, ahubwo ni inkuru y'uko ikoranabuhanga ryahinduye icyerekezo cy'iterambere. Iri ni isomo ry'ibishoboka n'ibyagezweho mu gihugu, umutima utarigeze ucogora gushaka ibisubizo kandi byihutisha iterambere ry'igihugu. Iyi ni inkuru y'uruhare rw'ikoranabuhanga mu iterambere ry'ubukungu, ubucuruzi n'imiyoborere mu myaka 31 u Rwanda rwibohoye. Nge ni Placide Nyinshuti. Mu 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwageze harindimuka. Igihugu cyari cyasenyutse, abarenga miliyoni basize ubuzima, ndetse n'abarokotse basigara nta cyizere cy'ejo hazaza. Bamwe bari bafite ibikomere by'umubiri, abandi barakomerekeye mu mitima. Icyo gihe u Rwanda rwari mu mwijima, ejo hazaza ari mu gicuku. Ariko muri uwo mwijima haturutsemo icyizere, havutse abantu bashya bafite icyerekezo, ubushake, ukwemeza no kwizera. Ni u Rwanda rushya, u Rwanda rw'icyitegererezo muri Afurika, nk'igihugu gifite umuvuduko w'iterambere ku buryo butangaje. Kwibohora ntabwo byari gusa guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kwari gutangira urugendo rushya. Ubu u Rwanda rurimo kuyobora indi revolution y'ikoranabuhanga. Byaturutse ku migambi n'intego bihamye, byabanjirijwe no gushyiraho ibikorwa remezo bifasha igihugu n'abagituye kubona ikoranabuhanga rigezweho. Ubu u Rwanda ari kimwe mu bihugu bya Afurika bifite icyerekezo gikomeye mu ikoranabuhanga. Ntabwo ari ibyabaye gutyo gusa, ni igitekerezo cyatekerejweho, kirategurwa, kirubakwa, gishyirwa mu bikorwa, kandi bishyigikiwe n'ubuyobozi bwite bwa leta. For now, technological development is concentrated. Kuri ubu iterambere mu ikoranabuhanga riracyari mu bihugu bike. Afurika ntikwiye gusigara inyuma, nanone igerageza gushaka uko yafata abandi aho bageze. Tugomba guhaguruka, tugafatanya, ndetse tugahiganwa kubera ko bidufitiye inyungu kubikora. Ni nayo mpamvu turi hano. It is in our best interest to do so. That's why we are here. Mu by'ukuri hari intambwe tumaze gufata duhereye aho ishoramari ryaba irya leta cyangwa abikorera bashize mu ikoranabuhanga, cyane cyane mu mpera muri 2000, aho hajyagaho ingamba cyangwa politike yo kuvugurura amategeko menshi yarajyanye n'ubucuruzi ndetse n'ikoranabuhanga cyangwa itumanaho icyo gihe uko ryari rimeze. So habanje kujyaho nkuko bamwe muri twe tubizi, habanje kujyaho ishoramari mu burezi, bwo amashuri yisumbuye, aho twabonye KIST ikaba ariyo yariyo foundation cyangwa umusingi cyane cyane waje udufasha. Ariko nyuma yaho ibikorwa remezo byagiye bikwirakwira
igihugu cyose, ndetse uyu munsi tukaba tuzi ko ikoranabuhanga riri ku murenge no ku tugari. Murandasi yarahageze, abashaka serivisi barabasha kujya hafi yaho. Serivisi za leta iz'abikorera zibegereye, bikaba rero mu bucuruzi twebwe uko tubibona mu buryo bw'uko serivisi yegereye umuturage, ndetse n'ushaka kumugezaho icyo ashaka kumugezaho yakimugezaho. Uru rwego rw'ikoranabuhanga rwarafashije cyane, kuko nidusubira inyuma imyaka 30 turabona nta internet ihari mu bantu bose, turabona za telefone zo mu butaka zacitse, turabona nta ibyo bita fiber backbone mu gihugu zari zakajyamo, n'ibindi byagiye biza. Mobile money nta yari ihari, kohereza amafaranga wagombaga kuva Kigali ukajya Rubavu. Ariko uyu munsi ikigaragara nuko uyu munsi dushobora kuvugana turebana, uyu munsi dushobora koherezanya amafaranga, uyu munsi dushobora kubona icyo bita amakuru online, dushobora kubona televiziyo online, amakuru arasirikira. Icyo ni kintu cyiza cya mbere, nuko uyu munsi ikoranabuhanga uko riri muri Amerika niko uko riri muri Dubai, uko riri mu Burayi niko natwe turifite. Kandi nibyo biri kwerekana ko abacuruzi batera imbere kubera ko bakoresha ikoranabuhanga. Icyo ni kintu cya mbere twishimira ko uyu munsi hari ibyo bita ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rikaba ryaratugezeho. Buriya ikoranabuhanga ryubakiye ku itumanaho, kuri internet, no ku byo bita amaseriveri aho babika amakuru. Ibyo byose byagiye bizamuka. Ntabwo navuga ko muri iyo myaka yose twari 30 ariko ikoranabuhanga ryari rimeze neza, aho ritangiriye kumera neza, imibare yari ihuse cyane bijyanye no gutanga serivisi. Navuga ko uhereye nko mu 2010 kuzamura nibwo twatangiye gushyiramo imbaraga mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi z'imari. Akamaro karimo rero karakomeye cyane. Ikintu cya mbere kirimo nuko abantu bamenya gukoresha serivisi z'imari, bakoresha amatelefoni n'ubundi buryo butandukanye. Ngo haba harimo gutanga serivisi, ariko n'umuntu akamenya gukoresha ikoranabuhanga, akamenya uburyo serivisi z'imari zikoreshwa. Ngo haba harimo umuturage kwihugura kumenya serivisi z'imari. Icya kabiri kirimo ni ukugabanya igihe, urugendo umuntu agenda ajya gushaka serivisi z'imari bikamutwara igihe kinini n'amasaha menshi. Kuko iki gihe aho tugeze ikoranabuhanga, umuntu akoresha telefoni yaho aherereye, akanyura mu byo twita USSD code, akaba yashobora kumenya amafaranga ari kuri konte ye, cyangwa se akayasunikaho cyangwa akayakuraho, akayabikuza aho aherereye. Urumva ko icyo gihe biba byagabanyije umwanya, komeza kwikorera imirimo yakoraga, niba ari ubuhinzi, niba ari ubworozi, cyangwa se gufasha mu rugo. Icya gatatu ni ikijyanye n'ikiguzi. Iyo dukoresha ikoranabuhanga bigabanya ikiguzi cy'umuntu ushaka kwizigamira cyangwa kujya gushaka serivisi z'imari. Ubwo ni ukuvuga ngo niba yashaka kwizigamira amafaranga 1000, hari igihe bimusaba gukoresha 500 kugira ngo ajye kuzigamira 1000. Ibi byose rero byagiye bigabanuka bikavaho. Urakoresha telefoni yawe, ujye hafi aho ngaho hari mu agent wa mobile money, noneho uyabikuze cyangwa uyabitse kuri telefoni yawe, bikagabanya ya mafaranga y'ikiguzi. Ibyo rero bituma amafaranga yizigamirwa abaturage azamuka, kubera ko ntabwo harimo gukoresha amafaranga ku matike kuri moto, ku igare cyangwa mu modoka. Ikindi kirimo noneho ni ku bigo by'imari ubwabyo, harimo gutanga serivisi zihuse, ku buryo umuntu ushobora kumuha serivisi niba asabye inguzanyo, ashobora gusaba inguzanyo, ukaba wakwiga kuri dosiye ye binyuze mu ikoranabuhanga, ukaba wamusubiza bikihuta kuruta uko baza bagatonda umurongo. Ikindi navuga ni ikijyanye noneho no kugenzura imikorere. Iyo hagiyemo ikoranabuhanga, imikorere imera neza cyane. Tuba dufite icyizere ko serivisi baha umuturage yizewe mu gucunga amafaranga ye, kubera ko nta muntu umwe ushobora kugenzura ngo yemeze, ikoranabuhanga rirabigenzura. Icyo gihe rero duha icyizere n'umuturage akagira icyizere cyo gukorana n'ikoranabuhanga. Guverinoma yashoye imari mu miyoboro ya interinete, mu bigo by'ubushakashatsi no guhanga ibishya binyuze mu ikoranabuhanga, kandi umusaruro wagiye uboneka umunsi ku munsi muri imyaka 31 ishize. Abakoresha telefone za mobile barenga 45% muri rusange, aho abatuye mu mijyi bazitunze barenga 94%, n'abatuye mu bice by'icyaro nabo bakagera kuri 81%. Izi telefone ntabwo zikoreshwa gusa mu guhamagarana cyangwa se kwitaba, kuko abenshi banazikoresha muri serivisi z'imari.
mobile money, porogaramu za transport n'udushya mu buhinzi, byose bikaba biri guhindura ubuzima bwa buri munsi bw'umunyarwanda. Mobile money ni ya mbere kuko mbere twajyaga kugura amayinite, ariko ubu ngubu bite kimbanya afite kuri mobile money ntabwo ngijya kugura amayinite n'umuriro mbitanga uyigurira. Cyasaba nk'umuntu ukeneye nk'indi serivisi nk'amafaranga nyafite nyanga ahita nyamwoherereza. Mobile money ndayikoresha cyane kandi iradufasha cyane. Ngambire wabaga ushaka kohereza amafaranga cyangwa se umuntu ashaka kohereza amafaranga tukajya ku agenti inahana n'abagenti babagaho, ariko ubu ngubu telefone turazifite utawohereza amafaranga kuri telefone. No kohereza amafaranga gusa sukora cyangwa uranizigamira? Ndanizigama ngagucya nyine wohereza make hagasigara yandi nawe bakakohereza ubuzima bugakomeza. Mobile money ituma niba mugenzi wanjye ari Gisenyi mwoherereza amafaranga cyase mu rwego rwo kugira sinya yage ngayabikaho ejo ngazayabikura cyangwa ejo bundi ngakoresha umushinga runaka. Ikoranabuhanga ntabwo ryifashishijwe mu bucuruzi gusa no kuzamura ubukungu, ahubwo ryahinduye byinshi mu miyoborere, cyane cyane mu itangwa rya serivisi mu baturage. Serivisi zo kwandikisha ubutaka, gusaba ibyangombwa nk'indangamuntu, icyangombwa cy'amavuko, iby'abinjira n'abasohoka, impushya zo gutwara imodoka n'ibinyabiziga, byose bikorerwa kuri internet utavuye aho uri. Kwishura nka mituweli ndagenda ngishura ku Irembo bagahita babikora, bagahita bishura ndirenda ca mu zindi nzira. Ukajya nko kwishura nko ku murenge nyine hari ibyangombwa uri gushaka ukoresha Irembo tukabona serivisi byihuse. Dutuma tworoherana ku by'ubutaka, ibyangombwa bikaboneka cya mituweli n'ibindi gutyo. Mbere byagendaga bite? Mbere twajyaga ku murenge kwishyura mituweli. U Rwanda ruri mu nzira yo guca burundu ikoreshwa ry'impapuro mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije no kwimakaza ikoranabuhanga muri serivisi zose zitangwa na leta. Imisoro isigaye yishyurwa hifashishijwe internet. Gushinga sosiyete bisaba igihe gito cyane kuko hajemo ikoranabuhanga. Guverinoma y'u Rwanda imaze iminsi ikora impinduka mu mitangire ya serivisi ku bacuruzi n'abashoramari binyuze muri serivisi z'ikoranabuhanga za RDB One Stop Center. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere Jagi Africa asobanura ko amavugurura bayageze kure kandi ko bayitezeho impinduka zikomeye. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere rwateye intambwe ikomeye mu mitangire ya serivisi binyuze muri RDB One Stop Center. Intego no koroshya uburyo bwo gutanga serivisi, kugabanya umwanya wapfaga ubusa abantu bategereje no kongera umuco wo gutanga serivisi binyuze mu mucyo. Ubuyobozi bw'urubuga Irembo ruri kwifashishwa mu guhuriza hamwe serivisi zose zitangwa n'inzego za leta, busobanura ko babanje guhuriza hamwe serivisi zikunze gukenerwa na benshi. Twabaye dutangiriye kuri serivisi zisabwa na benshi nk'abatunganya ibikomoka ku buhinzi, abari mu bucukuzi bw'abanyagaciro, imyubakire n'imiturire, inganda zikora ibikoresho bitandukanye, muri serivisi z'imari ndetse n'ubukerarugendo. Intego y'amavugururwa yose ari gukorwa mu mitangire ya serivisi nuko aruguriza hamwe serivisi zirenga 160 zatangirwaga mu bigo birenga 24 bya leta. Byose bigahurizwa hamwe, bigatangirwa hamwe kandi mu gihe gito gishoboka. Technology cyangwa se ikoranabuhanga mu by'imari bifite contribution nini cyane mu iterambere ry'igihugu. Urebye mu myaka 30 turangije ndetse n'indi myaka iri imbere, ariko twikije cyane ku myaka 30 turangije, igihugu cyacu uyu munsi ni cyitegerezo ku bijyanye n'ibijyanye n'ikoranabuhanga mu mari. Turi kubona kampani nyinshi zavutse mu gihugu zahinduye ubuzima bw'abanyarwanda, ariko nanone bigakora icyo twita nka civilisation muri digital economy cyangwa se muri finance technology. Kuko iyo tuvuga microfinance sector cyangwa se services zitangwa n'ibigo by'imari iciriritse, tuba tuvugamo na biriya bigo binini izo twita microfinance limited companies. Ariko noneho ubu ngubu hajeho noneho n'umurenge sako uko ari 416 mu gihugu hose. Ubu tuvugana bamaze bose kubona ikoranabuhanga.
uko ari 116. Icyo bisobanuye rero ni iki? Mu mwaka umwe cyangwa se mu myaka nka 10 ishize guhera mu 2009 2010 imirenge isa gutangira bakoreshaga impapuro bimusaba ko agenda ibirometero 5 akajya kubitsa kubikuza gusaba inguzanyo. Urumva icyo gihe hari ikibazo gikomeye cyane. Ni nayo mpamvu wasangaga benshi bari mu bimina bayabitsa aho ngaho hafi bikaborohera. Ubu rero iri koranabuhanga kuba rihari ryemerera umuntu kubitsa atagiyeyo, kubikuza atagiyeyo, kureba amafaranga ari kuri konte ye, gusaba inguzanyo mu buryo butandukanye. Bigiye noneho kwihutisha mu buryo budasanzwe uburyo abanyarwanda bizigamira, uburyo basaba inguzanyo, uburyo bagira n'icyizere no gukorana n'ibyo bigo by'imari. Hari n'ikindi kintu gitandukanye gihari, umuturage burya ababizi neza umutekano w'amafaranga ye. Iyo ibigo by'imari bidakoresha ikoranabuhanga haba harimo kutizera umutekano w'amafaranga ahantu aherereye, kuko umuntu ashobora gukina n'impapuro, amafishe, udutabo, ariko kubera icyo cyizere imibare irimo irazamuka. Niyo mpamvu tujya umurenge Sako gahunda ijya gutangira hari habanje gukorwa ubushakashatsi bwitwa Finiscope Survey muri 2008. Niyo ya mbere yakozwe, ikorwa buri myaka ine. Twasanze 21 gusa y'abanyarwanda bakuze ari begeraga serivisi z'imari. Ariko ko tugenda ikoranabuhanga rigenda rizamuka, imibare yagenda izamuka ku buryo raporo iheruka ya 2024 yerekana ko bageze kuri 96. Nta kindi kibikora, ni ikoranabuhanga rituma bagira icyizere, bituma bashobora kwegera serivisi z'imari aho bashakiye. Ubu rero noneho kubera ikoranabuhanga ryaje hagiye kujyamo imikorere itandukanye. N'urugero hagiye kujya hajyamo nka izo tuzita products, digital financial products, aho dushobora kumenya noneho uyu muntu usaba inguzanyo agiye gukora iki. Niba ari mu buhinzi, ubuhinzi ashaka gukora bw'ibirayi, ibigori, umuceri, aha ashaka guhinga birakunda, ikirere kimeze neza, izi systeme zizajya zibigenzura. Noneho bamugira inama muri ati no genda uhinga imbuto, nibwo bizakunda. Urumva bizatuma abaturage bagirira icyizere ibigo by'imari, bagende babigana, barushaho kwiteza imbere. Ikoranabuhanga ntabwo ari iry'abakomeye gusa, ni iry'abafite ibitekerezo, ni iry'abari mu cyaro, ni iry'abana n'abagore, abagabo, abasaza n'abakecuru, ni irya buri wese ufite icyerekezo mu Rwanda. Buriya ejo bundi nkunda kwigarukaho kuko buriya ntibayimenye, ariko ni inama yari ikomeye, inama y'ikoranabuhanga yabareye mu Rwanda ejo bundi ya AI muri Afurika, n'ubwa mbere yari ibaye. Ikiri cyo gifatika atari amagambo, nuko ikoranabuhanga rya AI, artificial intelligence, rifite byinshi uyu munsi ntabwo rirumvikanwa, ntabwo abaneshi bararyumva, ariko ikintu cyiza cya mbere buri muntu wese yarakwiye gukora nuko yarakwiye kuva, tuvuze mu baturage basanzwe, yarakwiye kuva gukorera share ngo karasharamye, USSD yohereje yavuze. Nashishikariza buri muntu wese ko agira ate ko ashaka iyo telefone ya 30 agatangira akiga ati ni gute bohereza urutonde rw'ibintu nahinze, urutonde rw'ibintu ncuruza, cyase niba ndi muri mu bantu mu buzima, ni gute nohereza liste y'abantu navuye, liste y'abantu barwaye. Nicyo kintu cya mbere gikomeye uyu munsi nk'abanyarwanda, uko tuzi kwiga igifaransa, tuvuga igifaransa n'ikindi n'igiswahili, uko tuzi kohereza mobile money. Buri munyarwanda yarakwiye gufata telefone iri smartphone, ndavuga byibuze abantu bari muri cyo nakita igihe cyo gukora nyine. Icyo cyaba ari igishoro cya mbere. Nabonye ari n'ibintu byatangije byo kuzigeza ku bantu, ariko tugumye tubikoreho ku buryo, ariko nawe ubwawe wifata telefone ureba YouTube, ureba WhatsApp, reba uti nkora iki, ku buri wese afite icyo akora. Umushoferi buriya ashobora gushyiraho akantu kuri telefone ye, abakozi atwara ntibajye ntibahore bamuhamagara. So ariko ibyo na Minisiteri y'Ikoranabuhanga natwe nka PSF twabikorana, ni gute twatangira ku buryo buri munyarwanda agira icyo nakita nka application eshanu irimo y'amafaranga, donc banking, y'ubuzima, ni gute ubuzima bwacu dushobora kubumanaginga, ibintu byinshi biba ntibibe. Buri munyarwanda aramutse yumvisha ikoranabuhanga rigendanye n'ibyo bintu, akabonamo amakuru bikamurinda kurwara. Education, ni gute tugira ko buri munyarwanda dushobora kumwigisha, yaba we yaba umuryango we. Buriya ni ikintu kigomba guhoraho. Ibihugu byose byateye imbere bisa nkatwe.
abacuruza nyine bakagira ikintu gituma bacuruzira mu ikoranabuhanga. Si bikiri ngombwa guhaguruka ngo ujye Dubai, ntibikiri ngombwa kuza mu rugo i Kigali. Ikiri ngombwa uyu munsi no gushaka isoko n'abakiriya bawe ukabitaho. Noneho muri rusange ni ibintu bita government, dufite e-government. Mu cyiciro dusoje cya NST1 mu by'ukuri cyo twabonye ikoranabuhanga ryihutishije cyane icyo twakwita financial inclusion. Nk'uko tubizi abanyarwanda bafite konti zo muri banki, hari ubushakashatsi bwari bwarakozwe mbere y'icyo gihembwe cya NST1 bwagaragazaga ko bari 22% cyangwa 22%. Ariko ubu kuri financial services bitandukanye na konti zo muri banka byari hejuru ya 50. Uyu munsi aho tuvugira uwo muvuduko wageze kuri 96 kuri financial services, digital financial services. No kuvuga ko ariko ku bya banki ntabwo byahindutse cyane nk'uko abasomye Finscope y'umwaka ushize babibonye. Ariko ibyo ngibyo byose byagezweho kubera iki? Byagezweho kubera ko abantu bafite telefone zifite rezo, bafite babasha kuaccessinga zaba Momo cyangwa Airtel Money n'izindi serivisi z'abikorera z'ibigo byikorera zashizeho, bakaba uyu munsi babasha kwizigamira, babasha kwishyura no kuhererekanya ry'amafaranga. Ndetse uyu munsi muri serivisi twabonye ziza muri icyo gihembwe cya NST1 zo kwiguriza kuri mobile nabyo byarazamutse. Uyu munsi abamotari n'abandi bacuruza bafite ibinyabiziga babona kuri credit bishyura bakoresheje bikurikije ku munsi yakoze, bakaba baveresa kuri konti z'ababagurije. So urumva ko mu bukungu bw'uwo muntu hari ikiyongeye. Nk'uko tubizi umuntu hari ibikoresho akoresha kugira ngo akore agire ubukungu, agere ku bukungu cyangwa ku iterambere. Umumotari ubwo niyo moto, kuba abasha kuyiguriza akoresheje telefone cyangwa akaba yakwishyura akoresheje ya konti ye ya mobile cyangwa izindi solutions z'ikoranabuhanga zo muri finance, ni iterambere twese twishimira. So haje n'izindi mu nzego z'uburezi, twagiye tubona logiciel cyangwa solutions zitandukanye zo mu burezi zihutisha abanyeshuri kumenya, kwiga, gusobanukirwa, ndetse rimwe na rimwe ugasanga noneho bari kwigira n'ahantu kera wagombaga gufata indege cyangwa wagombaga gufata bisi, ariko kubera interineti na za mudasobwa n'izindi bagiye babona bikiyongera. Kare mu gitondo narindi gusoma raporo twakoze ubushakashatsi ku banyarwanda babona cyangwa bakora akazi bifashishije murandasi cyangwa online digital labor markets. Hagati ya 2019 2019 n'uyu munsi 2025 turi kubona yuko harimo abanyarwanda bagera kuri 1460 cyangwa 70 bitabira, kandi ubwo ngubwo ni kuri platform imwe, ntabwo twagiye ku ma platforms yose yitwa Upwork. Abakoreraho abashakiraho amafaranga, batanga serivisi z'ubumenyi zishingiye ku bumenyi, aho bakora akazi gatandukanye, kaba mostly harimo software developers cyangwa aba developers nk'uko tubazi, n'abandi ba engineers. Bikaba bigeze hagati y'iyo myaka mvuze bageze kuri miliyoni z'amadolari 6 kuri ba bantu cya 1,400. Ariko hakabamo 20
bahiga abandi. Average ugasanga umuntu yakoreye wakoze menshi yarakoreye hafi ibihumbi 200 by'amadolari muri icyo gihe. So ibyo mu guhanga akazi rero tumaze kubona yuko ukuyeho companies ziri ahangaha zashinze imizizi zikriya akazi aho tuza ukajya mu biro, ariko hari n'akandi kazi kenshi kari gukorwa n'abanyarwanda bagakorera sosiyete zo hanze, kandi nabyo nibyo dushimira kubera ibikorwa remezo bihari, ndetse na viziyo yaje yo guteza imbere umunyarwanda ndetse yo kumuha amahirwe kuba yajya kuroba mu nyanja y'isi yose aho amahirwe ari nta kintu kimuhagaritse. Guverinoma kandi irateganya gukomeza gukwirakwiza interineti yo ku muvuduko wa 4G ndetse na 5G, guha abaturage telefone zigezweho za smartphone no guteza imbere ubumenyi mu ikoranabuhanga. Kwibohora ntabwo byarangiriye ku rugamba rwo kubura igihugu. Kwibohora byari kugira ijambo mu bukungu. Kuri ubu guharanira ubwisanzure bisigaye bikorerwa kuri murandasi, kuri mudasobwa, ikoranabuhanga ryo today gitagira abapilote tuzwi nka drone, no muri porogaramu ziteye imbere kandi zigezweho zigamije guhindura ibintu ugereranyije n'uko byakorwaga hambere. Imyaka 31 irashize u Rwanda rwibohoye. Ubu igisigaye no kubaka ubumenyi n'ubwisanzure bishingiye ku ikoranabuhanga n'ubukungu kuri munyarwanda wese. Number one is digital infrastructure. Without reliable high-speed internet and icyambere ni ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga. Udafite internet yihuse ndetse n'imiyoboro ishamikiye kuri yo, ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano ntiryaba rigishobotse. Icya kabiri ni ukubaka abakozi bacu kugira ngo bajyane n'ibisabwa n'isoko ry'umurimo. Izingiro ry'ibi ni uko Afurika ikeneye ibigo byayo bibika amakuru ndetse n'abahanga mu by'ikoranabuhanga, kandi mu by'ukuri Afurika irabafite. Mu Rwanda twashyizeho ibigo bitandukanye by'icyitegererezo bityaza abato mu kugira ubumenyi bukora ako kazi. In Rwanda, we have established several centers of excellence to equip our young people with the skills to perform these jobs. Kwibohora ntabwo byari gusa gutsinda urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kwibohora byari kwiyubaka, kwari kwiyumva mu bubasha bwo guhindura no gutegura ejo hazaza h'u Rwanda. Ubu imyaka 31 irashize u Rwanda rumenye ikoranabuhanga ko atari igikoresho gusa, ahubwo ari urufunguzo rw'amahirwe menshi ku buzima n'imibereho by'igihugu. Urufunguzo rufungura amarembo y'iterambere ry'ubukungu. Ni urufunguzo rukoresha ijwi ry'urubyiruko rugakora imbogamizi n'inzitizi by'aho umuntu atuye, aho yavukiye n'ibyo yize. Kwibohora ku nshuro 31 urugendo rurakomeje, ariko nanone tubohora ubushobozi bwacu bwo gutekereza, guhanga ibishya no kugendana n'ibishya mu ikoranabuhanga. Nge nari Placide Nyinshuti, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza byo kwibohora ku nshuro 31.